Yesu ashimwe cyane. Tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abari ku migabane itandukanye y'isi, muri Afurika, Burayi, Aziya, Amerika, Canada. Imana ibaha umugisha. Turabifuriza ukuboko kw'Imana mu buzima bwanyu. Tubahaye ikaze rero kuri channel y'Imigabane Ibiri TV, aho mugiye kuzajya mukurikiranira ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibiganiro byo mu buzima bw'uburyo bwose kubizera Imana, ndetse n'inkuru z'iby'Imana yakoze mu buzima bw'abizera. Imana ibaha umugisha. Twishimiye rero gusangira namwe ijambo ry'Imana ryubaka ubuzima bwacu kandi ritwereka icyerekezo by'ukuri cyaho Imana idutwara. Rero iyo Imana ifite aho itwara abantu biba bisobanura ko ifite n'aho ibakuye. Nk'uko mubizi, Bibiliya ivuga ku nkuru z'ubuzima bw'abantu kandi ikavuga no ku nkuru z'ibiremwa ibyo ari byo byose, ibyo ku butaka, ibyo mu nyanja ndetse n'ibyo mu kirere. Ibyo byose ni imirimo y'Imana. Rero Imana iteka ryose ibwira umwana w'umuntu kwitegereza umurimo w'Imana. Twitegereza byinshi mu buzima bwacu, twitegereza imibereho yacu mu buryo butandukanye. Rimwe na rimwe uko tubaho bishobora gutuma dushobora kuyoba mu cyerekezo cy'uko Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana yazanyeho iyindi mibereho mu buzima bw'abana b'abantu, ari bwo buzima bwo kwizera Imana. Rero Imigabane Ibiri TV izabagezaho ibyo byose mu buryo bwimbitse. Ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Bibiliya iravuze mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 3 n'umurongo waho w'8. Haravuze ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri hehe? Iri jambo Imana igaragaje muri iki cyanditswe, turabona Imana ihamagara umugabo, kandi umugabo yumvise ibintu bidasanzwe mu buzima bw'itangiriro ryo kumva kwe, ibidasanzwe. Imana yari ije kureba Adamu, yari igendereye urugo yubatse, yari igendereye umuryango yashyize hamwe, yari igendereye ikiremwa cyayo cy'imfura mu biremwa bitangaje ari we mwana w'umuntu. Hari mu mafu ya nimunsi, hari mu masaha y'umugoroba, nubwo Imana yaje mu ngobyi ya Edeni izigendagenda, kugenda kwayo kurumvikana, gutambuka kwayo kurumvikana. Hanyuma Adamu yumva ingendo idasanzwe, yumva ingendo atahoze yumva ingendo nshyashya. Arihisha, yihishana n'umugore we. Icyo Imana yarije gukora cyari ikintu. Mu buzima bwabo basurwaga n'Imana, mu buzima bwabo babanaga n'Imana, kubera ko niwe mubyeyi bari bafite. Adamu ntabwo yari afite kwa se na se wabo, Eva ntabwo yari afite kwa se na se wabo. Bose bari mu muryango w'Imana, nta wari ufite ahandi ashobora gutekerereza n'ashobora gushakira ubuzima. Rero Imana yarabasuraga mu buzima bwabo. Wari umunsi rero nanone Imana yongeye kubagenderera nk'uko byari bisanzwe. Haleluya. Imana ngo ibagenderere, hari ikintu cyabayeho. Kubera ko amabwiriza yari yarabahaye, amabwiriza yari yarahawe Adamu yo kutarya ku giti yabujijwe. Icyo giti rero amaze kukiryaho biturutse mu gushukwa na Satani, byabaye ngombwa ko batakaza umwambaro bari bambitswe n'Imana, batakaje umwambaro w'ubwiza bw'Imana. Bawutakaje bashatse uburyo ki bashobora kongera kwambara. Binyuze mu gushaka kwiyambika, batekereje uburyo bashobora kongera kwigaruraho icyo batakaje. Bibiliya igaragaza yuko ngo bashakashatse ibibabi by'imitini, batangira kubyiyorosa, batangira kubyishyiraho, barabyifubika, ariko kwari gukora ubusa. Uramutse utakaje umwambaro Imana yakwambitse, ntabwo wowe ufite ubushobozi bwo kongera kuwiyambika. Uramutse utakaje ubwiza bw'Imana, ntabwo wowe ushobora kongera kubugarura, kubera ko bwonyine Imana niyo itegura uburyo kigomba kukwambika ubwo bwiza. Hari ikintu cyari cyabaye rero. Uwo mugoroba ngo bumva imirindi, bumva ibidasanzwe, imirindi y'Uwiteka. Ngo batangira kumva muri iyo ngobyi ibintu byahindutse. Mu buzima bwacu rimwe na rimwe tujya twumva impinduka mu buzima bwacu bw'imbere, tukumva impinduka mu buzima bwacu bw'amakuru twumvise mu miryango yo hirya no hino. Ariko nubwo byaba bimeze gutyo, Imana ishobora byose ikaba yakongera kugarurira abantu ubuzima bw'umunezero. Uyu mugabo yahamagawe n'Imana. Adamu yari inshuro ya mbere agiye kumva ijwi ry'Imana rimuhamagara rifite ibyo rimubaza. Yagiye kumva yumva imirindi, arahunga, ahungana n'umugore we bagerageza kwihisha.
Imana irahamagara, ijwi ry'Imana rirumvikana, rirahamagara ngo Adamu, Adamu uri hehe? Bigaragara ko hari ahantu Imana yari yarashyize Adamu, hari ahantu Imana yari itegereje kongera kubona Adamu. Rero Imana yaje ihamagara Adamu. Ndashaka kuvuga iki? Uyu ni umugabo wa mbere uhagarariye abagabo bose bari kuri iyi si mu kubaho kwabo, wahamagawe n'Imana. Imana yahamagaye Adamu ku nshuro ya mbere, imuhamagara ari nimugoroba. Yamuhamagaye ari nimugoroba. Kubera iki tubona Imana ihamagara umugabo nimugoroba? Haleluya! Ugomba kumva ibi neza. Guhamagara kw'Imana igahamagara umugabo bwa mbere. Ariko iyo tugiye kwitegereza mu buzima bwo gusenga n'imihamagaro, dusanga abagabo kenshi batitabira kwinjira mu mihamagaro. Ariko wajya kureba mu buhamya bw'imibereho, usanga iteka umugabo ahamagarwa nimugoroba. Nimugoroba bishatse kuvuga iki? Iyo ibintu byakomeye, umugabo ashobora kumva ijwi rimuhamagara. Akenshi Imana ihamagarira abagabo mu bintu byamaze kubakomerana, ihamagara abagabo ibintu byamaze kuba ibindi, ihamagara abagabo bamaze kugera mu bigoye, Imana ikabahamagara. Rero abagabo ntabwo ari kenshi bafite amatwi ashobora kumva Imana mu buryo bw'ibyoroshye. Niyo mpamvu guhamagarwa kw'abagabo bifite inzira Imana yabishyiriyeho. Rero ndashaka kukubwira iki? Wa mudamu we, ushobora kuba wifuza ko umugabo wawe yahinduka mu buzima bwa gikristo, akitaba Imana mu buryo bw'umuhamagaro butari ugupfa, mu buryo bwo gupfa. Ariko ibintu bizagutangaze, kubera ko bisabye Imana ko Imana yaza mu rugo rwanyu, kubera ko wasabye Imana ko Imana yaza mu buzima bwanyu, kubera ko wasabye Imana ko Imana ahindura amateka y'ubuzima bwanyu, kugira ngo uyu mugabo yumve umuhamagaro w'Imana, kugira ngo uyu mugabo yumve ijwi ry'Imana, kugira ngo uyu mugabo ahabwe icyerekezo n'Imana, hari ibindi bintu agomba kubanza kumva. Adamu kugira ngo ashobore kuvugana n'Imana, yumvise imirindi, asobanukirwa ko iyo mirindi ari imirindi adasanzwe yumva. Aho niho yavuganiye n'Imana. Imana iramuhamagara ngo Adamu, Adamu uri hehe? Uyu munsi Imana irahamagara wowe wa mugabo wikubaza ngo uri hehe? Birashoboka ko waba uri mu rugo rwawe nonaha, cyangwa se uri hafi y'urugo rwawe, cyangwa se waragiye hirya y'urugo rwawe, cyangwa se waragiye kure mu buryo bw'imitekerereze, ariko hari ahantu Imana igushaka. Rero Imana yahamagaye umugabo bwa mbere imubaza ahantu ari, kuko umugabo Imana yaremye hari aho yari yamushyize, hari ahantu Imana ishyira umugabo kugira ngo ahahagarare, kugira ngo ahakorere, kugira ngo ahabarizwe, kugira ngo icyubahiro Imana yashyize ku mugabo gitanga ubuzima aho umugabo ari. Rero iki gihe nicyo Imana yari ikeneye kongera kubona mu ngobyi ya Edeni, ariko Satani yari yabarashe umwambi. Uyu mugabo abwira Imana ngo twambaye ubusa, ntabwo twahinguka ahantu uri. Rero uyu mugabo niwe mugabo wa mbere washoboye kumenya ko yambaye ubusa, niwe mugabo wa mbere wamenye ko yambaye ubusa, kandi agira isoni zo guhinguka aho ashobora kugaragara kandi yambaye ubusa. Yari inshuro ya mbere ahamagawe agatinya kwitaba, kubera ko hari umwambaro ataracyambaye. Mu buzima bwacu tujya duhamagarwa, ariko tugagorwa n'uburyo twambaye. Rimwe na rimwe mu mihamagaro yacu nk'abagabo bijya bigorana cyane guhuza imitekerereze yacu n'ubuzima tubaho mu buryo bw'umwuka. Usanga kenshi rero ibintu byo mu buzima bw'umwuka abagabo bakunda kubishyira ku munzani, bakunda kubishyira ku mayese, bakareba bakagereranya. Ariko ubundi Imana isaba ko imitima yacu igomba kwizera ijambo ry'Imana. Uyu mugabo amaze gutinya guhinguka imbere y'Imana, Imana yakomeje kubaza ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ikintu uyu mugabo yaravuze ngo wa mugore wampaye ngo tubane niwe watumye nambara ubusa. Reka mbabwire, hari urugamba rubaho mu buzima bw'imiryango, aho usanga abagore barekarama bavuga batari ko kuki abagabo bacu batadukunda, kuki abagabo bacu batagomba gukora ibyo bagomba gukora ngo twishime. Reka rero mbwire bano badamu ikintu gitangaje. Eva nk'umugore ubahagarariye representa wanyu wa mbere mu badamu, niwe mugore wa mbere wihakanywe n'umugabo we. Ntabwo rero ari ibitangaza ko nawe umugabo wawe agomba kukwihakana bijyanye na situwasiyo zabaye mu buzima bwawe. Ahangaha Adamu abwiye Imana ngo Mana, ibi byose byambayeho, aka kaga ndimo ni ukubera umugore wampaye. Njye ntabwo nigeze ngusaba umugore, kandi koko Adamu ntabwo yasabye umugore. Ndetse iki kintu ugomba kukimenya neza, hari ikintu cyari gikenewe mu buzima bw'uyu muryango. Adamu yarasinjirijwe, nk'uko mubizi, akurwa mu rubavu ruremwamo umugore, ngo akanguke asanga umugore araho. Rero bisa nkaho umugabo yabonye umugore mu buryo bw'impanuka. Rero ntabwo yabonye icyo yari yiteguye, ahubwo yabonye umuteguro w'Imana. Haleluya! Iyo umugabo amaze kumenya ko umugore ari umuteguro w'Imana, biba ari by'ingenzi cyane kugira ngo umugore nawe abone uko abona urukundo rukomoka mu mugabo we. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki:
guhamagara umugabo kwa nimugoroba, Imana ihamagara umugabo, imuhamagara bwije, imuhamagara nimugoroba kugira ngo imumenyeshe inzira z'ubuzima bugomba gukomereza mu icyo gihe cy'umugoroba. Bibiliya yerekana amagambo akomeye. Igitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere cyerekana Imana itangira kurema. Imana yerekana ko bwagorobye bugacya. Bugorobye hari umugoroba wabayeho w'icyo gihe, wari umugoroba wa mbere, ariko ngo buza gucya. Igihe bwacyaga nibwo hagize ibintu bitangira kugaragara. Ndashaka kuvuga iki? Iyo bugorobye haba hari ibintu bigiye kugaragara. Iyo bwije haba hari ijoro rigiye gucya hakagira ibigaragara. Noneho tubigaruye mu buzima bwacu, hari igihe umuntu aca mu buzima bw'amakuba. Amakuba akaza mu buzima bwawe, amakuba akaza mu muryango wawe, amakuba akaza mu rugo rwawe, amakuba akaza mu rubyaro rwawe, ariko hari ikintu bitegura. Haleluya! Hari ikintu bitegura kiza kuboneka mu gitondo, hari ikintu bitegura kiza kuboneka bukeye. Ijoro ryigiyeyo, ijoro rimaze guhunga, ijoro rimaze kuzingwa, hajya hazingurwa amanywa. Iki cyari ikintu gikomeye rero mu buzima bwa Adamu ndetse na Eva. Satani uyu nguyu, Imana yakomeje ijambo, ibaza umugore ati, wa mugore we, ninde wakubwiye gukora ibyo? Ibyo wakoze ni ibiki? Hari ikintu umugore yashubije. Umugore yavuganye n'Imana. Haleluya! Abwira Imana ngo, Mana, ntabwo ukwiye kumbaraho ibyabaye, ntabwo ukwiye kumpora ibyabaye, kubera ko ibyo nakoze ntabwo ari jyewe, ahubwo yanzoka, wa mushukanyi witwa Satani yanshukashutse, angezaho njya ku cyo twabujijwe, nanjye mperezaho umugabo wanjye. Imana irasimbuka ibaza Satani iti, yewe Satani, ibyo wakoze ni ibiki? Aha ni Imana yatangiye isezerano ridasanzwe. Ibwira Satani ngo, Satani, kubera ko wakoze ibyo ngibyo, kubera ko wakoze ibyo utari ukwiye gukora, uri ikivume. Aha rero tubona Imana itanga umuvumo kuri Satani ku nshuro ya mbere. Abantu benshi bajya bibaza impamvu abantu bashobora gusengera ibintu bigatinda gusohora, cyangwa bagahanurirwa ibintu bigatinda gusohora, bakavuga ati ariko ntabwo ari Imana yavuze. Nawe ushobora kuba uri mu byibaza ku byo wavuganye n'Imana. Imyaka imaze kugenda, hari n'ibimenyetso byerekana ko isi uri mu isohokamo. Reka nkubwire, ibintu byo mu buzima bw'umwuka bisaba kubyakira mu buryo bw'umwuka, ariko iyo ushatse kubibara mu buryo bw'umubiri birakugora, ntushobora kubona igisubizo. Kubera iki? Hari ikintu gitangaje. Bibiliya iravuga ngo imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe mu maso y'Imana. Imyaka 1000 ni umunsi umwe mu maso y'Imana, kandi uwo munsi umwe ungana n'imyaka 1000. Ibyo se mu buryo bw'umubiri wabihuza ute? Hari inkuru nziza nkuzaniye. Imana iraguhereza umugabane wa kabiri. Imigabane 2 mu buzima bwo kubaho ukeneye kwakira umugabane wa kabiri. Birashoboka ko umugabane wa mbere ababyeyi bakubyaye bakakwigisha ukabaho bakagufasha, ariko uyu munsi ukeneye umugabane wa kabiri. Reka nkubwire, umugabane wa kabiri ni ubuzima bukomoka mu kumenya icyo ushaka kandi ukagisaba aho bishoboka. Hari ibyo ababyeyi baguha, hari ibyo inshuti zaguha, hari ibyo imiryango yaguha, ariko hari ibitangwa n'Imana. Ndashaka kukubwira iki? Ibyiringiro byacu iyo tubishyize ku bantu, hari igihe biba ngombwa ko ba bantu tubabura twari tukibakeneye. Ibyiringiro byacu iyo tubishyize ku bintu, hari igihe biza bigatwara bya bintu. Ibyiringiro byacu iyo tubishyize ku bwenge bwacu, hari impinduka z'imibereho zitwambura ubwo bwenge, tukabaho nk'abantu batigeze kumenya. Niyo mpamvu ubwo buzima bwose tubuhuriza mu gutega Imana amatwi no kwitega amaso, tuyireba tuyihanze amaso mu byanditswe, kugira ngo dushobore kwakira umugambi w'Imana. Imana yagambiriye kugira neza umwana w'umuntu, ariko Satani nawe yagambiriye kwambura umwana w'umuntu ubuzima bw'umunezero. Aha rero niho havuka urugamba hagati ya Satani n'umwana w'umuntu. Bibiliya ivuga iki muri iki gitabo? Bibiliya ivuga yuko Imana yatanze irindi sezerano, ibwira Satani ko urubyaro rw'umugore n'urubyaro rwe rwa Satani, Imana ishyizeho urwango ku buryo urubyaro rw'umugore rudashobora kuzavuga rumwe n'urubyaro rwa Satani. Imana iravuga iti rero wa rubyaro rw'inzoka we ariyo Satani, urubyaro rw'uyu mugore umunsi uzaruca urwaho, umunsi uru rubyaro ruzarangara, umunsi uru rubyaro rutazamenya aho ruvuka, umunsi uru rubyaro rutazumvira ababyeyi, umunsi uru rubyaro ruzitandukanya n'ababyeyi, rugashaka kwiyobora mu buzima bwarwo, ruzahura na Satani umuriganya kandi azarukomeretsa agatsinsino. Ariko irongera ivuga ijambo rikomeye. Imana iravuga ngo ariko urubyaro rw'umugore, urubyaro rw'umugore, urubyaro ruzamenya aho ruvuka, urubyaro ruzamenya inkomoko yarwo, urubyaro ruzamenya amasezerano ko ari ayarwo, ruzakora ibintu bitangaje. Haleluya! Ruzakora ibintu bitangaje.
ruzamena Satani umutwe. Iri ni isezerano rikomoka mu kugeragezwa kwabaye ku muryango wa mbere uhagarariye imiryango yose. Imana yatanze iri sezerano. Ndashaka kuvuga iki? Ukeneye umugabane wa kabiri. Impamvu ukeneye umugabane wa kabiri ni ukubera ko umugabane wa mbere wagize impamvu zo kurwana urugamba utamenye, wagize ingorane zo kurwana intambara utazi uko yatangiye, wisanze urwana n'ubuzima kugira ngo bushyire ku murongo, ariko utazi uburyo wabushyira ku murongo, cyane ko utamenya impamvu bwavuye ku murongo nuko bwavuye ku murongo. Iri sezerano ry'urugamba hagati y'urubyaro rwa Satani n'urw'umugore ni isezerano ryatanzwe n'Imana. Ni isezerano ryatanzwe n'Imana. Abantu benshi bajya barwana urugamba rwo mu buryo bwo gusenga, Satani bakamufata nk'aho ari igikoko, bakamufata nk'aho ari inyamaswa bakwirukana, abandi ugasanga baciye inkoni ngo barimo barakubita Satani. Reka. Satani ni ikiremwa cy'umwuka, ni ikiremwa cy'umwuka. Uko Imana itagaragara ni nako Satani atagaragara, ariko ibikorwa by'izo mpande zombi biragaragara. Kandi izo mpande zombi hari uburyo buri ruhande ruvugana n'uruhande rwaro. Abantu bari mu buryo bw'ubwami buri satanike bafite ukuntu bavugana n'iyo myuka, bakavugana na Satani bigakunda. N'abari mu ruhande bw'ubwami bw'Imana bafite ukuntu bavugana n'Imana kandi bakamenya ko Imana ivuganye nabo, ndetse Imana ikabana nabo. Uko nuko bimeze. Rero nta hantu wahungira ibi ngibi. Iki gihe uyu munsi niba utari mu ruhande rwa Satani, uri mu ruhande rw'Imana. Nta ku ruhande hahari nta handi. Nimba utari mu ruhande rwa Satani, uri mu ruhande rw'Imana. Ushobora kuba mu ruhande rwa Satani utunze miliyari z'amadolari, ushobora kuba mu ruhande rw'Imana utunze miliyari z'amadolari. Kuba uvuga indimi z'amahanga ntabwo byakuraho kuba mu ruhande rwa Satani. Kuba utunze byinshi ntibyatuma Satani atagukontorora igihe cyose utarahura n'ubusabane bwo guhura n'Imana. Hari ikintu ngira ngo nkubwire, ariko ntabwo mbona ko kubaho kwa Satani ari ikibazo. Oya rwose. Abantu bajya ngo urumva ngo Satani ni ibibazo ngo oya. Abakristo benshi batwaye mu masengesho y'ubwoba, bamubwira ngo Satani araje, abarozi baraje, amakuba araje, ibintu bigahinduka. Kurya bikanga, kuryama bikanga, kujya ku kazi bikanga, umuntu akikingirana ngo Satani yaje. Ngo reka nkubwire, Satani nubwo yahaguruka, ariko hari isezerano Imana yatanze. Imana yaravuze ngo urubyaro rw'umugore, haleluya, urubyaro rw'umugore ruzamena Satani umutwe. Abantu babaho mu buzima bw'ubwoba ni ukutamenya isezerano ry'ubuzima bwabo. Abantu babaho mu buzima bw'ubwoba ni ukutamenya umugabane Imana yabashyiriyeho wo kubahesha gutsinda ako kaga kose kari mu buzima bwo kubaho. Urubyaro rw'umugore rufite isezerano ryo gutsinda. Urubyaro rw'umugore rufite isezerano ry'umugisha. Urubyaro rw'umugore rufite isezerano ryo kugabana umugabane Imana yarufatiye. Hari ikintu cyabaye hagati ya Adamu ndetse na Eva. Uyu munsi wa none insengero zose ziriho kuri iyi si, ubuzima bwose tubayeho kuri iyi si, tubayeho dukoresha abantu. Dukoresha abantu mu kazi, dukoresha abantu mu bikorwa ibyo ari byo byose, bisobanuye ko dukeneye abantu. Rero iyi ni famiye ya mbere yagize ibibazo kandi bigira itarabyara. Birashoboka ko ubu tuvugana wowe nawe ufite umuryango ariko ukaba utarabona abagukomokaho, ukaba no mu rugamba rwo kurwana na Satani, ariko kubw'imbaraga zawe ntabwo wamutsinda, kubera ko Satani ntabwo agaragara. Satani ni ikiremwa cy'umwuka. Ariko rero kugira ngo dushobore kurwana na Satani tumutsinde, bisobanuye ko tugomba kuba connected n'Imana mu bundi buryo bw'umwuka, kugira ngo za mbaraga mu buryo bw'imyuka yombi habone ku rugamba rurimo kunesha kuwiteka. Hari ikintu ngira ngo nkwereke. Imana imaze gutanga amasezerano ya kabiri, kuko amasezerano ya mbere yo muri Edeni bayasohowemo nuko bariye ku cyo batagombaga kuryaho. Mu yandi magambo, bari batakaje ubuzima bwo kubaho mu mugambi w'Imana w'imfura, ariko ibyiringiro byongera kugarurwa n'urukundo Imana ikunda abantu. Urukundo Imana ikunda abantu nirwo rwatumye bagarukaho. Adamu ntabwo yafashe amasengesho ngo asabe imyenda yatakaje, ntabwo Eva yafashe amasengesho. Oya rwose. Bari gufata amasengesho basaba iki? Ikintu batihaye bari kugisaba he? Umwenda batiyambitse, bagiye mu gahinda, bagiye mu mashune, bagiye mu kwiheba. Ariko Imana irabitegereza, isanga isezerano ryabo ni ugukomeza ibyishimo. Imana ibazanira umugabane wa kabiri. Uyu mugabane wa kabiri yabazaniye wazemo kondisiyo. Imana yabwiye umugore ngo wa mugore we, kubera ko mwaciye mu nzira yo kumvira Satani, isezerano ryawe ryo kubyara ntabwo rivuyeho. Uzabyara, ariko uzabyara ubabara. Umubaro wawe uzagwira mu gihe cyo kubyara. Niyo mpamvu
umuryango ukeneye umugabane wa kabiri. Hirya yo kubyara ubabaye, hirya yo kubyara urira, ukeneye undi mugabane mw'ubwo buzima. Ukeneye undi mugabane wa kabiri w'impinduka z'ubuzima. Umugore agwiza umubabaro mu gihe cyo kubyara. Uyu mubabaro uvugwa muri Bibiliya, umugore agwiza mu gihe cyo kubyara, ntabwo ari umubabaro ugendanye na y'amezi 9. Oya, ntabwo ari umubabaro gusa ugendanye no kuba hari ibyo ahurwa atarya, kuryama nabi, kugira ibyo ahurwa. Oya, umva yewe, uyu mubabaro ni umubabaro w'isezerano. Imana ivuga ngo nzagwiza umubabaro wawe mu gihe cyo kubyara. Igihe cyo kubyara ni ikihe rero? Igihe cyo kubyara gitangirira mu gukunda. Igihe cyo kubyara gitangirira mu kumva nyine hari umuntu ugomba kuza mu buzima bwawe, uba umusore cyangwa uba umukobwa. Rero uzareba imibabaro itangirira muri fiyansaye. Hari igihe ukundana n'umuntu wa mbere ukagira ngo niwe muzabana, kubera ko ari isezerano riganisha ku kubyara, kandi Imana yaravuze ko mu gihe cyo kubyara uyu mugore azababara. Umubabaro ugatangirira muri fiyansaye. Uwo mwari mukundanye bikarangira mutabanye, akwibye, akugoye, ugafata undi. Reba nawe igihe wagiye gushakira, ubwo uwo mugabo ni uwakangahe? Reba nawe igihe wagiye gushakira, uwo mugore ni uwakangahe? Rero ibyo byose ni ibibazo biherekeje isezerano ry'imibabaro mu rugendo rwo kujya kubyara. Noneho kandi uyu mubyeyi wamaze kubyara, ntabwo iyo abyaye biba birangiye. Hari ukurera nk'uko mubizi, hari ugukomeza kureberera umwana nk'uko mubizi, hari ayo mashuri y'ibanze nk'uko mubizi. Umwana agakura agakurira imbere yawe ukanezerwa, ndetse no kumurera mu buryo bwa gikristo. Muzi ko bijya biba mu rugamba. Uyu munsi nawe hari abana bawe budashobora kujyana mu rusengero, kandi wababyaye uri umukristo, barasengewe ari impinja, ariko bageze mu myaka yo gufata ibyemezo byabo. Rimwe na rimwe mutiye mu bihugu bivuga ngo imyaka iyi niyo umwana agomba gufata icyemezo cye. Ndashaka kuvuga iki rero? Kubera ko ari isezerano rikomoka ku Mana, icyo gihe umubyeyi agaruka imbere y'Imana yamuhaye urubyaro, akayibwira ngo isezerano watanze wavuze ko nzagira umubabaro mu kubyara, none nta kuntu wandamburira ikiganza mw'uru rubyaro ukampa umugabane wa kabiri? Birashoboka, kuko ari isezerano Imana yatanze. Uru rubyaro rw'umugore, wamenye impamvu Bibiliya ivuga ko ari urubyaro rw'umugore? Hari ibintu bitangaje. Urubyaro rw'umugore, kubera iki rwabaye urubyaro rw'umugore? Kubera iki Imana itangira isezerano ivuga ku rubyaro rw'umugore, kandi hari na Adamu nk'umugabo w'umugore? Ibi ngibi ugomba kubimenya mu buryo bwimbitse. Impamvu Imana ivuga ko ari urubyaro rw'umugore, ni ukubera yuko umuruho wose umwana atera umuryango ukururukana n'umugore. Niyo umwana agize imyitwarire mibi, abagabo benshi baravuga ngo ni uwa nyina. Rero Imana ivuga ko ari urubyaro rw'umugore, kuko niho umugore akirira igikomere. Umugore akirira igikomere mu rubyaro. Niyo mpamvu mu bibazo tujya tugira mu muco w'imibanire y'abantu, usanga iyo abantu bagize ibibazo byo gutandukana, umugore iyo umubajije ngo ese ko hari amazu n'amamodoka n'abana urajyana iki, umugore usanga avuga ati ndatwara abana. Umugabo uzi ibyaba avuga? None se wa mugabo we wavuze ibiki, byagenze gute ko byabaye? Umugore aba ashaka abana. Ntabwo nzi ibyo umugabo aba ashaka, ubwo namwe muzatubwira uko biba bimeze. Biba bimeze biti? Usanga kenshi umugore arwana intambara yo kugana ku bana. Rero urubyaro rw'umugore rufitanye isano ikomeye. Umugore afitanye isano ikomeye n'umwana. Umugore afitanye isano ikomeye n'umwana. Niyo mpamvu niyo hari abagabo bamwe muri mwe mwagiye mubyara abana, ariko uyu munsi kwemera abo bana byabaye intambara. Rimwe uraza ukavuga ngo amano ntabwo ari ay'iwacu, ukavuga ngo amatwi ngo ndabona atari ayacu. Ariko umugore we amatwi yaba ari ayabo, yaba atari ayabo, yaba areba imirari, yaba yavukanye ubumuga, umugore aterura ashyira mu gituza, atanga ibere, avuga ati mwana wanjye. Haleluya! Abagore Imana ibaha umugisha. Ariko hariho n'abagabo bafite uwo mutima. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Ukeneye umugabane wa kabiri mu buzima bwawe. Ukeneye umugabane wa kabiri mu kubaho kwawe. Rero hari hakeneye ko uyu muryango uhabwa umugabane wa kabiri, kandi batagombaga kujya gusaba ahariho hose ho mu bantu, kuko nibo bari bahari bonyine. Biravuga ngo Imana ifata icyemezo, ibwira Adamu nawe ngo Adamu we, kubera ko wakoze ibyo utagombaga gukorwa, utabaye maso, isezerano ryawe rirahindutse. Gututubikana ko mu maso hawe
niko kuzaguhesha umutsima. Haleluya! Iryo ni isezerano ry'abagabo. Abagabo bagomba gututubikana, mu yandi magambo bagomba gukora cyane kugira ngo bashobore kubona ibihembo byo mu mbaraga zabo, kugira ngo batunge umuryango. Iryo ni isezerano Imana yatanze. Uko gututubikana rero, Imana yabwiye Adamu ngo ubutaka nonaha buravumye ku bwawe, buzakumereramo imikeri n'ibitovu, kandi uzajya ubuhinga urya imboga zivuye muri ubwo butaka. Hari ikintu ngira ngo nkubwira aha ngaha, ni ukuvuga ngo uyu mwambaro Imana yabaremeye ni umwambaro yaremye mu rukundo, ni umwambaro yaremye mu kubagenera igeno ry'aho Imana ishaka kubatwara. Ariko ubundi umwambaro wa mbere Satani yari yawubambuye, Satani yari yawubatesheje. Ariko isezerano ry'Imana, kubera ko Imana ikiranuka muri byose, kubera ko Imana ishobora byose, iravuga ngo Satani nubwo wabambuye uwo mwambaro, ndacyafite isezerano ryo kubambika. Hari ikintu cyabaye hano muri iki cyiciro cya kabiri cyo kongera kwambika umwambaro. Ni ukuvuga ngo Adamu yari akeneye umugore wavuganye n'Imana, yarakeneye kongera kubana n'umugore wavuganye n'Imana, kuko bwa mbere Adamu yabanye n'umugore waremwe n'Imana, ariko umugore utarumvise aho Imana ivuga, niwo mugore yari afite bwa mbere. Ariko inshuro nubwo ibyago byabaye, Imana yabahuje bose bagize connection n'Imana. Rero Eva nawe yari akeneye kubana n'umugabo wumvise Imana. Hari igihe Imana iguha umugabo yakuremeye, ariko umugabo yakuremeye atavugana n'Imana. Hari igihe Imana iguha umugore yakuremeye, umugore waremwe n'Imana, ariko uwo mugore atavugana n'Imana, adasenga Imana, ariko mugahura mukabana kandi mukabyara mukaba umuryango. Rero ubwo buzima bw'umugabane w'ubuzima busanzwe mukeneye umugabane wa kabiri. Eva yari akeneye umugabo wumvise imirindi y'Uwiteka. Adamu wa mbere mu buzima bwa mbere, mu buzima bw'imibereho yo muri Edeni, ntabwo yari yarigeze yumva iyi mirindi, ariko kuri iyi nshuro yumvise imirindi y'Imana. Ndasabira abagabo mwese kumva imirindi y'Uwiteka. Mwabagabo mwe mwakumva imirindi y'Imana, kandi ijemo inkuru nziza. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Eva yaragize umugisha wo kubana n'umugabo wavuganye n'Imana. Reka nsabire mwabadamu mwe mwebwe mwese n'abakobwa, Imana ibaha abagabo bavugana n'Imana. Mwabadamu, abagabo banyu bavugane n'Imana. Nibavugana n'Imana, irababwira ibyo batatunganije, irababwira aho ibanenga, irababwira aho ibagaya. Nibagaruka imbere yanyu baraza bahindura ibintu kubera ko bavuganye n'Imana. Akenshi mu buzima bw'abagabo ntabwo bakunda umuntu ubereka amakosa. Niyo mpamvu iyo umugore afite uko yereka umugabo amakosa bibyara intambara. Oya wa mugore we, jewe ndi umugabo, ibyo ntiwabimbwira gutyo. Oya reka mbabwire mwabagabo, reka mbabwire. Ufite amahirwe yo kumva Imana, kuko Imana irimo iraguhamagara kugira ngo iguhe umurongo wo kubaka urugo Imana yifuza, Imana ishaka. Umugabo wavuganye n'Imana, umugabo wahuye n'Imana, ibintu bihinduka mu rugo bitagombye gufunga ingumi. Umugabo wavuganye n'Imana amenya neza ko umugore ari isezerano ry'Imana. Umugabo wavuganye n'Imana amenya ko igihe yambaye ubusa adakwiye gusingura ibirenge ahari. Umugabo wavuganye n'Imana amenya ko igihe umugabo yambaye ubusa akwiye gusaba umwambaro. Ni ryari umugabo yambara ubusa? Reka nkubaze wa mugabo, mu buzima bw'ibanga ryawe uracyafite umwambaro w'urugo rwa mbere? Uracyafite urukundo rw'urugo rwa mbere? Ahari umunsi umwe, ahari umugoroba umwe, ahari muri rwa rugendo uheruka kugira, ahari muri ya safari uheruka kugira, ahari wariye ku cyo wabujijwe utakaza umwambaro. Birashoboka ko wa mugabo we mu rugendo uherutse gukora wariye ku ndyo wabujijwe, none watakaje umwambaro. Mu mutima ufite ubwoba, mu mutima uribaza byinshi, urahinguka imbere y'umugore ukumva urahinda umushyitsi, ntushobora birashoboka guhabwa umwambaro wa kabiri, wahabwa umugabane wa kabiri. Imana niyo ibikora. Urabikeneye, urabishaka. Ese ufite iyo nyota? Ese ufite ubwo bwoba bw'uko wambaye ubusa, bw'uko utarukira umugabo uhagaze mu isezerano watanze, utagifite ukuri wahaye umugore wawe?
alesile bolimondre, nimba ibyo bikubabaza mu mutima, nimba ibyo bigucira urubanza mu mutima, uri umunyamahirwe wa mugabo we, uri umunyamahirwe wo guhabwa umwambaro wa kabiri, uri umunyamahirwe wo guhabwa umugabane wa kabiri, uri umunyamahirwe wo kwambikwa n'Imana, uri umunyamahirwe wo kongera gusigwa n'Imana, uri umunyamahirwe wo kongera guhabwa icyubahiro kigomba abagabo. Eva yarakeneye umugabo wumva ijwi ry'Imana. Mwabagabo mwe ndabasabira kumva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu. Ndabasabira kumva ijwi ry'Imana, muryamye mwumva ijwi ry'Imana, muri mu kazi mwumva ijwi ry'Imana. Uzi umugabo wumvise ijwi ry'Imana ntabwo agora. Niyo mpamvu akenshi buriya abagabo bahamagarwa mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu Imana yahamagaye Adamu nimugoroba, yamuhamagaye nimugoroba. Usanga abagabo bahamagarwa mu gihe cy'amakuba, za cyamunara iyo zaje burya bahamagarwa bigakunda. Burya iyo baryamye barwaye kwa muganga burya bahamagarwa bikemera. Hari ukuntu Imana igihamagara abagabo yabanje kubashyiriramo akantu bakabanza bakoroha bakiyoroshya. Ariko reka mvuge gutya, mu izina rya Yesu reka twe gutegereza guhamagarwa ari uko hari imirindi twumvise. Munyemerere mwabagabo, mureke twumva ijwi ry'Imana bitagombeye kubanza kumva imirindi yayo. Imirindi y'Imana iteye ubwoba mwabagabo mwe, mwitegereza iyo mirindi, mwitegereza kumva imirindi. Mureke twumva icyo Imana ivugana natwe ari ku manywa. Kuki dutegereza guhamagarwa nimugoroba? Kubera iki tugomba guhamagarwa nimugoroba? Reka duhamagarwe hakiri ku manywa. Uko niko Yesu yavuze ngo nkwiye gukora umurimo w'abantumye hakiri ku manywa, kandi yavugiye mu ijwi rya kigabo. Mwabagabo mwese nimuhaguruke dukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa, mwemere umuhamagaro bukiri ku manywa, kugira ngo mushobore kugabana umugabane w'umugisha Imana yagennye. Umugabane wa kabiri, bari bakeneye umwambaro uvuye ku Mana nanone, kandi uyu mwambaro Imana yabageneye wari umwambaro w'uruhu. Hari icyo uvuze, uyu ni umwambaro udacika. Ntabwo umeze nk'uwo barimwo biremera mu bicocero. Oya, wari umwambaro urimo umugambi w'Imana. Birashoboka ko mu gitondo watsindwa ugakubitwa hasi, ariko nimugoroba Imana ikaguha undi mwambaro, ikaguha umugabane wa kabiri. Mu rugo rwawe Imana yaguha umugabane wa kabiri. Mu rubyaro rwawe Imana yaguha umugabane wa kabiri. Mu butunzi bwawe Imana yaguha umugabane wa kabiri. Ariko tekereza kuri iki ngiki, Imana nihamagara ukumva ijwi ryawe riguhamagara, ntuzace ku ruhande, kubera ko umugambi w'Imana ni ukuvugana nawe. Imana ikeneye kuvugana nawe. Imana irakubaza urugo rwawe. Imana irimo ibaza Adamu urugo rwaho ruri, iramubaza ngo uri hehe. None uyu munsi Imana iraguhamagara ikakubaza ngo wa mugabo we uri hehe. Birashoboka ko waba uri no mu itorero, ariko uri mu itorero nk'umuntu gusa ugendagenda mu itorero nk'umushyitsi, ariko irakubaza ngo uri hehe. Inshingano Imana yaguhaye uri hehe, uzihagazemo. Ukeneye umugabane wa kabiri. Ibihe birahita, ibihe bikagenda, ubuzima tubamo bugira iherezo. Uwari umusore yatijwe igihe cyo kubaho arasaza, uwari inkumi yatijwe igihe cyo kubaho agera hakaba umukecuru. Aho yasimbukaga bakahamusimbutsa. Ukeneye kumva icyo Imana ikubwira bukiri ku manywa, kubera ko Imana ikunda umutima w'umuntu ushaka mu maso h'Imana. Uru rugo rwa Adamu na Eva, reka turugereranye n'urugo rwawe, reka turuhuze n'ubuzima bw'urugo rwawe. None wowe uyu munsi tuvugana, wa mugaragu w'Imana we, wa mupasitoro we, wa muvugabutumwa we, wa muhanuzi we, yewe Dorokasi we, Imana iraguhamagarira kubaza ngo uri hehe. Bibiliya ivuga ku makuru y'umugabo witwa Sawuli ngo hari igihe yabuze kandi Imana imushaka. Icyo akora Bibiliya ikavuga ngo yari ari mu bintu. Hari igihe umuntu abura ariko hari ahantu ari. Rero Imana ikeneye kuguha umugabane wa kabiri, ariko nimba ushaka ukeneye umugabane wa kabiri. Nimba waragiriwe ubuntu bwo kubona ubutunzi bw'isi, uyu munsi ukaba bufite, ukaba uri mu cyerekezo gihura nabwo, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ukeneye umugabane wa kabiri mu buzima bw'umwuka, kugira ngo ushobore kudirija neza ubwo buzima bw'umubiri uhawe. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kubana n'umuntu utumva Imana, utizera Imana, kandi wewe wizera Imana. Reka mvuge gutya, birashoboka ko koko Eva umuntu atamubaraho
umugabane w'ikintu kidasanzwe. Kubera iki? Eva ntabwo yigeze avugana n'Imana. Hoya, Imana yavuganye na Adamu. Kandi Bibiliya yerekana ko Adamu yigeze aganiriza Eva, ngamubwira ati, mva rero Eva, mugore wanjye nkunda, burya Imana yavuganye nanjye, yaduhaye amasezerano, yatubwiye kwitwara gutya na gutya. Nta kiganiro cyabayeho kidasanzwe Bibiliya yerekana. Aya ni amakuba akomeye mu rugo, wa mugabo we nawe wa mugore we. Igihe cyose we n'umugore we mutavugana, ngo umumenyeshe ibyo Imana yakubwiye, umumenyeshe ibyo ababyeyi bakubwiye, umumenyeshe ibyo muri ziririzi wanyu, umumenyeshe ibyo murya n'ibyo mutarya, ejo uzasanga yabitetse biteze intambara urugo rusenyuke. Mukwiye kuganira, wa mugabo ukabwira umugore ubuzima bw'umuhamagaro wawe, kugira ngo ashobore kukubera umufasha wo mu muhamagaro, kugira ngo mukumire irembo ryose Satani yanyuramo, kugira ngo atazabazanira umutwaro mudashobora kwikorera. Ariko reka nkubwire, hari umugabane wa kabiri, hari umugabane wa kabiri, hari umugabane wa kabiri mu buzima bw'uwizeye, hari umugabane wa kabiri Imana izanye mu buzima bwawe. Reka nkubwire, Imana yaguhaye abana beza, nawe urabibona, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko aba bana urimo urabona imigendere yabo itari mwihura nuko wifuza ko babaho. Garuka imbere y'Imana, iguhera abana umugabane wa kabiri, iguhera umuryango umugabane wa kabiri, umugabane w'ubuzima buhindutse, umugabane w'ubuzima busenga, umugabane w'ubuzima buhimbaza Imana, umugabane w'ubuzima bwo kwizera Imana, umugabane w'ubuzima bwo kuramya Imana. Ikintu cyari gikeneye mu buzima bwabo, none se bari kuramya Imana gute kandi bambaye ubusa? Hari umwambaro tugomba kwambara igihe tugiye imbere y'Imana, hari umwambaro tugomba kwambara igihe turimo dusabana n'Imana. Dukwiyeho imyambaro tugura isanzwe, hari umwambaro wo mu buzima bw'umwuka, umwambaro wo mu mutima. Uyu mwambaro wo mu mutima ni umwambaro ukomoka mu kwizera Imana, ni umwambaro ukomoka mu ijambo ry'Imana. Abantu bashobora kwambara imyenda y'imihemba, ariko mu mitima yabo bambaye ubusa. Ikintu cyo cyari cyabaye, iyo mu mutima w'umuntu amaze kwambara ubusa mu buryo bwo kwizera, nibwo yaba yambaye iby'igiciro ntabwo abona bihari. Niho Bibiliya ivuga ngo iyo umutima uhagaritswe n'ibigeragezo n'amakuba, ukiyaka ukajugunya amahoro yawo, ngo uhagarara mu muntu nk'utegereje urupfu. Mu yandi magambo, ubwoba burinjira, mu yandi magambo, akaga karinjira, umuntu abaho mu buzima bwo kutizera, agahindishwa umushyitsi n'ikintu cyose, kubera ko umutima wajugunya amahoro yawo. Uyu mwambaro w'imbere nta muntu wambika undi, ni Imana iwambika umuntu gusa. Igihe cyose uyu mwambaro utawambaye, igihe cyose uyu mwambaro utawuhawe, igihe cyose uyu mwambaro utakubereye umugabane uva mu kiganza cy'Imana, wabaho mu buzima bw'umubabaro igihe kirekire. Ariko hari itangazo ngira ngo nguhe, Imana igufitiye umugabane wa kabiri. Imana igufitiye umugabane wa kabiri kugira ngo urugo rwa mbere rutashoboye kubakika rwongere rwubakike. Birashoboka. Dufite ingorane zikomeye mu rugendo rwo kwizera, kubera ko urugo Imana yubatse nta mwana waruvukiyemo. Yego, muri Edeni nta mwana wavukiyemo. Aha ni Imana yashingiriye Adamu na Eva, nta mwana tuhafite, ntawahavukiye. Abana bose Gayini na Abeli bavukiye inyuma ya Edeni. Mu yandi magambo, ni ikimenyetso cyerekana ko urugo rwa mbere rwasenyutse. Niyo mpamvu rero n'uru rwawe tutazi ngo n'urwa kangahe, gusenyuka birashoboka, ariko no kubakwa birashoboka. Hari ikintu ugomba kumenya, ukeneye umugabane wa kabiri. Nimba Satani yarashoboye kugaba igitero agasenya urugo rwubatswe n'Imana nta muntu uhari, urabona gusenya urugo rw'umugore warangiwe na nyogosenge aribyo byamunanira? Oya, umva ibi ngibi, ukeneye umugabane wa kabiri. Nimba Satani yarasenya urugo rwo muri Edeni, umugabo wakuye kuri Facebook, urumva ari we mwarambana? Oya, umva ibi neza nshuti, umva ibi ngibi. Nimba urugo rwo muri Edeni rwarasenyutse, hanyuma umugabo mwahuriye ku kiriyo, urizwa n'uwapfuye, wakarizwa n'uko uteye, akakwegera guhanagura amarira bikarangira akubwiye ko azaguhoza amarira, urumva byagira garanti ingana? Ukeneye umugabane wa kabiri, kubera ko umuntu mwahuye ni umuntu gusa. Umuntu mwahuye ni umuntu gusa. Iyo rero ubanye n'umuntu gusa, birangira muriye n'imbuto za kimuntu, musarura imbuto z'abantu, mu bantu habamwe ubugome, mu bantu habamwe ibintu bibi gusa. Niyo mpamvu umuntu gusa
igitondo kimwe ashobora kukwiyereka ukavuga ati ariko uriya ni umuntu nzi, niyo nshuti namenye, niwe mugore nashatse, niwe mugabo nashatse, ni umwana nabyaye, kubera ko ari umuntu gusa. Umuntu gusa ni ikindi. Ariko reka nkubwire we wumvise iri tangazo ryiza, iri tangazo ryiza kuri iyi channel y'Imigabane Ibiri TV. Akira umugabane wa kabiri w'impinduka z'ubuzima, akira umugabane wa kabiri wo kwambika uwundi mwambaro, akira umugabane wa kabiri wo guhabwa urukundo rushya, akira umugabane wa kabiri wo guhindurirwa amateka mashya. Birashoboka ko Imana yakoze ibitangaza mu buzima bwawe bw'urugendo rwo gushakisha. Uyu munsi ukaba uri muri Amerika, uri muri Canada, se uri mu Bufaransa, cyangwa se uri no mu gihugu kimwe muri Afurika, cyangwa se uri mu gihugu cy'iwanyu, nta kintu bitwaye. Ariko aho ugeze nona ukeneye umugabane wa kabiri. Reka nkubwire, wenda gushaka byari ikibazo, mu nzira zigoranye birakunda uyu munsi wubatse urugo, ariko kugira ngo runo rugo rukomeze kubaho bikeneye umugabane wa kabiri. Umugabane wa kabiri ukenewe rero nuko uyu mugabo wawe yumva Imana, nuko uyu mugabo wawe yumva ijwi ry'Imana, Imana ikamukubariza ngo ariko wa mugabo we uri hehe. Kumubaza hari wowe bijya bizana intambara, yumubaze ngo ariko watinze hehe, ngo uri hehe, bizana ibibazo. Reka Imana izimukubarize. Haleluya. Reka Imana izimukubarize. Nimba waramuhawe na nyogosenge, nimba waramuhawe kuri Facebook, nimba mwarahuriye mu bukwe, uyu munsi ufite amahirwe yo kubwira Imana ngo Mana, menye neza yuko ushobora kugira icyo umbwirira umugabo, ntabwo anyumva, none Mana mumbwire. Imana hari kiza kumukubwirira. Birashoboka yuko nawe wa mugabo we, uyu mugore ufite mwahuye nyine mu buzima busanzwe nka bwa bundi bwose, ariko uyu munsi hari ibyo mutumvikanaho, ntabwo ashobora kukumva kubera ko afite undi mwambaro yambaye, ahari yambaye umwambaro wa nyina wabo, ahari yambaye umwambaro wa nyirasenge, cyangwa se ahari yambaye undi mwambaro w'ikinyabutware atamenye nawe, akaba ariyo mpamvu buri munsi akubera ikigeragezo. Bwira Imana ngo Mana, uyu mugore wampaye mumpamagarira umumbwirire igikwiriye gukorwa. Imana nivugana nawe azahindura uburyo bwose, kuko azahindurwa n'ijwi ry'Imana, azahindurwa n'ubusabane yagiranye n'Imana, hanyuma akubere uwisezerano Imana ishaka mu buzima bwawe. Hari intambara nyinshi imiryango irwana igihe kirekire ariko ntibabone impinduka, kubera ko ni intambara barwanisha intwaro zitabugenewe. Ntabwo umugabo umucyaha kugira ngo ajye ku murongo, ntabwo umugore umutonganya kugira ngo ajye ku murongo. Oya da. Imana niyo ishobora gutunganya uwo mugabo akajya ku murongo, kuko niyo izi matsiyeri zimukoze. Imana niyo ishobora gutunganya uwo mugore akajya ku murongo, kubera ko niyiza aho yamukuye, wamuhawe nk'impano. Ugomba kumva ibi ngibi. Iyo mwambaro Imana yatanze ku nshuro ya kabiri, umwambaro w'uruhu, ni isezerano ry'ubuzima Imana yarizanye mu buzima bwabo kugira ngo ibakize ikimwaro cyari cyaje mu buzima bwabo. Iyo umugore n'umugabo batabaye amaso ngo bahuze ubuzima bwabo babuhereza Imana, bubyara amatate atera urubyaro rwabo kuzaba mu mage, atera urubyaro rwabo kuzaba mu mage. Uyu munsi hari abana batabana n'ababyeyi babo bombi, mama akaba biriya na papa biriya, nuko umwana akajya ahora ameze, navuga ngo iki se buriya bameze gutera, icyumweru kimwe yagiye kwa mama, ikindi yagarutse kwa papa, ikindi yagiye kwa nyirakuru, umwana akajya ahora yize. None urabona uwo mwana ugiye gukura muri ubwo buzima bwo kwizengurutsa gutyo, nutamuhereza Imana ngo ibe ari imutegurira ubuzima, bizarangira bigenze bite? Ariko nta kundi byagenda, yabyariwe muri situwasiyo imeze gutyo. Ariko hari icyo wavuga wa mudamu we ku mwana wawe, hari icyo wavuga ku mwana we wa mugabo we. Bwira Imana ngo Mana, uyu mwana wanjye w'umuhungu cyangwa w'umukobwa nahabwa umugabane wa kabiri, nahabwa umugabane wa kabiri, nahabwa umugabane uvuye mu kiganza cyawe, nahabwa ubuzima buvuye mu kiganza cyawe. Ikiganza cyo kwa se ntacyo cyamuhaye, ikiganza cyo kwa se wabo ntacyo cyamuhaye, ikiganza cyo kwa nyina umubyara ntacyo cyamuhaye, n'icyo kwa nyina wabo ntacyo cyamuhaye. None wa Mana we, ko ariwe wamumpaye, ndakwinginze mpera umwana imigabane ibiri.
hari umugore wantangaje yegereye Yesu aramubwira tumva nkubwire ibyawe burya nabimenye nabimenye. Uri umugabo utangaje, utanga umugisha, iherezo utanga ni ryiza, utanga ubuzima. None rero hari icyo ngira ngo nkwisabire. Yesu turashaka iki wa mubyeyi we? Ati reka nkubwire, ngenza gake nkubwire, jewe ubu ngubu narabyaye ntabwo ndi ingumba warakoze kumpa urubyaro. Yesu ati aha byagenze bite? Ubu mfite abana babiri dore ngaba sinabasize nabazanye, burya iyo nje gusenga nza mbazanye, ibyo nimo byose burya sinsiga abana banje. None umva nkwisabire rero Yesu, wanyemerera nkagira icyo nkusaba? Yesu ati gerageza umbwire. Ati ngewe ndashaka ko aba bana banje babiri, abana banje babiri ndashaka ko umwe agomba kwicara iburyo bwawe. Wanyumvise Yesu? Hanyuma undi nawe akicara ibumoso bwawe. Aho ngaho ndaba ndangije aho ndaba ndangije rwose, aho ngaho ndaba maramaje. Igihe maze ngusaba urabunyishyuye, igihe maze senga urabunejeje, aba bana nabareze igihe nyine se yarantaye urabubabereye papa. Umugore aravuga agaragariza Yesu ikintu kiza kuba kibaye mu rubyaro rwe no mu buzima bwe. Yesu aramukebuka ati wa mudamu uvuze neza, usabye neza. None aba bana bawe bazemera kunywera ku gikombe nzanyweraho? Urete hariho se n'igikombe, igikombe unyweraho se bakanga kukinyweraho, sabwa amahirwe bayagira. Ntabwo umugore yarazi igikombe Yesu arimo avuga. Igikombe nzanyweraho aba bana bazakinyweraho wa mubyeyi we. Ntabwo yarazi igikombe arimo avuga. Ntabwo atariko rero ibyo kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso nta nubwo ari giye ubigaba ni data. Uzi icyo bisobanuye? Utekereza ko Yesu yashubije nabo uwo mudamu? Yarashatse kumubwira ko atari umuntu uhitamo ubuzima agomba kubamo mu Mana. Iki nakikubwira nk'ukuri, ntabwo ari wowe uhitamo. Urahitamo se? Wahitamo he? Imana uzahiba. Emera umuhamagaro Imana igutwara aho ishaka. Hari ijambo rimwe rijya rikoreshwa mu buryo buremereye ritangaje nawe uzaritekerezeho. Ijambo rivuga ngo abihaye Imana. Abihaye Imana. Abihaye Imana. Ariko hariho n'abatoranijwe n'Imana. Uzahitemo rimwe muri ayo bijyanye n'uko umwuka azakuyobora. Hari abihaye Imana, hari n'abatoranijwe n'Imana. Hari abihamagariye mu murimo, hari n'ab'Imana yahamagaye. Urashaka guhagarara mu ruhe ruhande? Umuntu akakubwira ngo ngewe ngo nihaye Imana, ngo none se umaze kwiha Imana wabigenje ute? Ugasanga rero mu kwiha Imana kwe yashyizeho n'amabwiriza agendana no kwiha Imana kwe. Ngewe ibi ntabwo mbirya, ibi ntabwo mbikora kubera ko nihaye Imana, ntabwo ngendana naba kuko nihaye Imana, nambara imyenda imeze gutyo kuko nihaye Imana. Ntabwo ari bibi, umuntu wese afite amahitamo. Ariko ibyiza naguhitiramo guhamagarwa n'Imana, ugatoranywa n'Imana. Naho kwiha Imana iyo wihaye Imana ushobora no kuyiyambura. Ushobora kwiha Imana mu gitondo mwagera imbere gatoya ya mirindi yatangira kumvikana, atariko Mana burya ni bibi wawe urabeho mbaye ngiye nzaba ngaruka ninongera kumva bimeze neza. Nuko bimeze. Niyo mpamvu mu buzima bw'abantu bose bashaka kubaho bajya iburasirazuba, nta muntu ushaka kujya iburengerazuba. Ubaza umukobwa urangije kwiga university ariko gahunda yawe ni iyi? Ati gahunda yanjye iyo ngiye kureba akakubwira umujyi yumvise ukize wa mbere ku isi. Akakubwira ati genza atura Washington. Ati none kandi ubwo mu by'ukuri n'imijyi yo mu gihugu cy'iwabo yose ntarayigeramo ntayaza. Ariko hari ahantu yumvise heza, umuntu wese ashaka kujya heza. Ntabwo ari bibi, ariko se iyi nzira igerayo ni iyi? Umuntu wese ashaka kujya heza kandi ntabwo ari bibi. Wabaza umusore atari ko bimeze bite? Tugiye maze kubaka inzu yanjye, maze kugira imodoka, ati ngiye gushaka. Yajya gushaka umukobwa akamubura pe. Akakubwira ati ntawe mbona, ntawe numva, iyo ndebye mu nzobe mbona ntareba neza, nareba mu mbese kamera irazamuka kumva aho umuntu ashaka ntaba kwisi. Hanyuma rero Satani akamutwarira mu uwo munyenga wo kumva icyo ashaka azakibona. Ukagira ngo habe nimusigeho.
nubwo akabaho imyaka ikaba 10, 30, batubwira ati ndacyashakisha. Dukwiye kwemera ko Imana igambiriye kudutwara mu masezerano, kandi tukemera kumva icyo Imana idushakaho. Iyo tubona imitima yacu na kamere zacu, twiyobora mu bihe biruhanije. Kandi gutekereza kujya heza ntabwo ari bibi. Muri business gutera imbere kubitekereza si bibi, kubaka urugo rwiza kubitekereza si bibi, ibintu byose byiza wabitekereza. Ariko igitabo cy'imigani kivuga amagambo akomeye ngo ifarashi yiteguriye urugamba. Umva umukozi w'ukuntu yavuze mu bwenge ngo ifarashi yiteguriye urugamba, ngo ariko kunesha nuko Uwiteka. Wavuze uti niteguye gutera imbere, ariko finance niyo mu ijuru. Nuvuga gutyo uzaba ukinguye umuryango wo gushyigikirwa n'Imana mu cyerekezo cy'ibyo urimo wubaka. Kubera iki? Bibiliya igitabo cy'Itangiriro cyerekana ko abagabo cyangwa se n'abagore umunsi umwe biyemeje gufata gahunda ijya mu ijuru. Ntabwo yari gahunda mbi, oya, yari gahunda nziza cyane. Baravuga bati muzira ibindi. Iyo dusomye amateka dusanga isi yarigeze kurimbuka, irimburwa n'amazi. None mwaretse tugakora inama tukareba hano hantu dutuye ko nta wamenya iyi mvura yazongera ikagwa, tubura ubwenge nk'abarimbutse mbere yacu. Inama ngo barayinoza, baravuga ati none byagenda bite? Ngo baraganira, ngo buzuza umugambi uvuga ngo mureke tubumba amatafari twiyubakira umunara utujyana mu ijuru. Yari gahunda nziza. Haleluya. Hari igihe abantu bajya bagira iyo gahunda bari mu ngo zabo bati twebwe turajya mu ijuru. Ntabwo ari gahunda mbi, ariko se inzira ni iyi. Iki ngiki ugomba kukimenya, kandi ukeneye umugabane wa kabiri. Uratekereza neza ariko ukeneye umugabane wa kabiri. Ngo bariyemeza babumba amatafari, bahagarika imirimo yabo, biyemeza kujya mu ijuru mu buryo bw'imbaraga zabo. Barubaka we, umunara barawuzamura, bakeneye kujya he? Mu ijuru. Uzi icyo bisobanuye? Nta muntu n'umwe udashaka kujya mu ijuru. Umuntu wese afite uwo mushinga, aravuga ati nge nzajya mu ijuru. Nta dini na rimwe ribaho rikubwira ko ijuru ridahari. Baba bakubwira ko umuntu wese arakubwira ati bizarangira ngiyeyo. Hari uburyo abantu bateguye bwo kujyayo. Hari ibikorwa abantu bamwe bagerageza gukora bababwiye ko bizabafasha kugerayo. Biravuga ngo nuko marayika w'Imana ngo yitegereje ibyo abana b'abantu barimo, atanga raporo. Abwira Imana ati ejo mu gitondo dushaka kubona abashyitsi batunguranye. Banyuze hehe? Hari abantu barimo bazino. Byagenze bite? Bati baciye ku matafari da icyondo. Abantu nibasanzwe bategura amatafari barabumba ngo bajye mu ijuru. Uyu munsi dufite abantu babumba ngo bajye mu ijuru. Turabafite. Hari abantu babumbira mu mafaranga ngo bajye mu ijuru. Hari ababumbira mu mirimo ngo bajye mu ijuru. Hari ababumbira mu kuvuga neza ngo bajye mu ijuru. Hari ababumbira mu kwitanga ngo bajye mu ijuru. Hari ababumbira mu gusenga cyane ngo bajye mu ijuru. Hari ababumbira, hari ababumba. Ariko inzira yaratanzwe. Iryo bumba ryose waba uri mu bumba, hari inzira Yesu yashyizeho. Biravuga ngo Imana imanurwa no kureba inzu yubatswe n'abana b'abantu, ngo biba ngombwa yuko Uwiteka amanurwa no kureba. Ngo azaje kureba asanga abana b'abantu bamaramaje kujya mu ijuru baciye ku rwondo. Bavugaga ururimi rumwe bahuje umutima. Nta kindi Imana yakoze. Imana yanyuranyije indimi zabo gusa indimi gusa. Urugendo rwabo ntirwakunda kubera ko rutashobokaga. Utekereza gute cyatumye Imana ihagarika urwo rugendo kandi ikeneye ko abantu bajya mu ijuru? Imana irashaka abantu bajya mu ijuru, kandi hari abantu bari baciye inzira ya bugufi, kandi Imana irebye isanga bazagerayo. Wamenye impamvu Imana yahagaritse iyo nzira? Impamvu Imana yahagaritse iyo nzira nuko ari inzira y'abantu, kandi kujya mu ijuru ntabwo ari ikiguzi, ni isezerano ry'Imana. Yesu niko yavuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Hari abantu rero bagiye kujyanwa n'urwondo bakase, ntabwo Imana yabyemera. Ntabwo byakunda we, urwondo wakata rwose bizarangira indimi zinyuranye, kuko inzira ni imwe gusa, ni iya Yesu Kristo. Ijuru rero ni isezerano ry'impano ry'uwizeye Yesu Kristo, ntabwo ari isezerano ry'ukora cyane. Yekada. Yekareka.
hari abantu bavuga ngo imirimo dukora ngo imirimo izatujyana mu ijuru. Ndakurahiye ntabwo byakunda. Ntabwo imirimo ijyana abantu mu ijuru. Oya, imirimo ijyana abantu mu buzima busanzwe. Nukora cyane uzagura imodoka, uzubaka inzu, nukora cyane uzafasha benshi, ntabwo ari bibi, ariko kujya mu ijuru ntabwo ari aho bishingiye. Ukeneye umugabane wa kabiri. None se nimba kujya mu ijuru ari ugukora cyane, ku musaraba igihe Yesu bamubambana n'ibisambo, kiriya gisambo cy'iburyo cyajyanywe mu ijuru nuko cyakoze iki, ko cyarimo kizira ko cyanibye. Tuzajyanwa mu ijuru no kwizera Yesu Kristo. Haleluya! Naho honyine ibyo waba urimo byose, inzira ni imwe, niyo kwizera Yesu, niyo gukurikira Yesu, niyo kwemera kuyoborwa nawe akazatugezayo amahoro. Nta yindi nzira. Nyamara ukeneye umugabane wa kabiri. Iyo turebye ubu buzima bw'iki gisambo ku musaraba, nta nubwo cyahakanaga ibyaha, ariko nta nubwo cyanabyihariye. Ntabwo cyavuze ngo mumbabarire sinzongera kwiba. Reka oya rwose. Mugenzi we babambanywe nawe ibyo yavuze, abasomyi ba Bibiliya murabizi. Yavuze ngo nabanze yikize ngo nawe abakize. Ariko nimujya kureba muzasanga abantu bafite intambara yo mu buzima bwo kwambara imisaraba. Kubera iki? Ntabwo nabyo bazi ibyo ari byo. Usanga urusengero twarashyizeho umusaraba, nuko ugasanga ku ikote rya pasiteri hariho umusaraba, nuko ugasanga no mu irimbi hariyo imisaraba. Noneho haleluya, hari ibintu mugomba kumenya. Igihe kirageze ngo uhabwe umugabane wa kabiri, we kwitiranya ibintu, we gutwara ibintu uko bitari. Igihe kirageze ngo wongere utuze neza wumve. Iyi misaraba tuzayivugaho mu gihe cyabyo. Ubu turimo turavuga gusa ku mugabane wa kabiri, ku buzima bw'umuryango wa Adamu na Eva. Ariko nicyo nawe usigara ukibaza. Umusaraba wo mu irimbi, nuwo ku rusengero, nuwo ku ikote rya pasiteri, nuwo ku gishura cyangwa umuntu wambara ikanzu, harya ubwo bimeze bite? Tuzabivugaho mu gihe cyabyo. Ndagira ngo nkubwire rero amahirwe cyangwa se uyu mugisha cyangwa se uyu umugabane wa kabiri. Ukeneye umugabane wa kabiri mu buzima bwawe wa mubyeyi we. Ukeneye umugabane wa kabiri mu buzima bwawe wa mugabe we. Ukeneye umugabane wa kabiri mu byo ukora. Ukeneye umugabane wa kabiri mu rubyaro rwawe. Ukeneye umugabane wa kabiri mu rushako bwawe. Ukeneye umugabane wa kabiri muri business yawe. Lohile esidari monga apaisile bodegodra. Reka dusengere isengesho, unyemerere nawe ushake umugabane wa kabiri. Ubwira Imana ngo rero menye neza ko nkeneye umugabane wa kabiri. Mu rugo rwawe ukeneye umugabane wa kabiri. Nimba umugabo yaragukunze urukundo ukabona rugajutse, ukeneye ko haza urundi rwa kabiri rw'uwundi mugabane. Ibyo utunze byose, ubuzima ubayemo bwose, ukeneye umugabane wa kabiri. Nimba hari iby'umubiri byaje, ukeneye n'iby'umwuka. Yesu ni umwami mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana kubwira. Tole salaboni godre ishe. Mwami Yesu Kristo, data wa twese ukiranuka. Abantu bawe bakeneye umugabane wa kabiri. Aba bagore bakeneye umugabane wa kabiri. Aba bagabo bakeneye umugabane wa kabiri. Aba basore bakeneye umugabane wa kabiri. Yewe aba bakobwa bakeneye umugabane wa kabiri. Aba bana bakeneye umugabane wa kabiri. Ibyo abantu bagezeho n'ubwenge bwabo, ibyo bagezeho n'imbaraga zabo, ibyo barundarunze mu bumenyi bwabo, bakeneye umugabane wa kabiri. Bakeneye umugabane wa kabiri. Bakeneye umwambaro uvuye mu ijuru Imana itanze mu isezerano ry'ibyiza. La bokile si le mandraini o da pose ini ode ki ale asangurwa. Mwami Yesu, ndahesha umugisha ubwoko bwawe, abari kure n'abari hafi. Nibahabwe umugisha w'umugabane wa kabiri. Nibahabwe ubutsinzi bw'umugabane wa kabiri. Nibahabwe ibyishimo by'umugabane wa kabiri. Nibahabwe ubutunzi bw'umugabane wa kabiri. Nibahabwe kunezerwa by'umugabane wa kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Aba bakobwa bakeneye umugabane wa kabiri. Aba bana bakeneye umugabane wa kabiri. Ibyo abantu bagezeho n'ubwenge bwabo, ibyo bagezeho n'imbaraga zabo, ibyo barundarunze mu bumenyi bwabo, bakeneye umugabane wa kabiri. Bakeneye umugabane wa kabiri. Bakeneye umwambaro uvuye mu ijuru Imana itanze mu isezerano ry'ibyiza.
la bokile si le mandraini o la pose ini ode ki ale asandurwa mwami Yesu ndahesha umugisha ubwoko bwawe abari kure n'abari hafi nibahabwa umugisha umugabane wa kabiri nibahabwa ubutsinzi bw'umugabane wa kabiri nibahabwa ibyishimo by'umugabane wa kabiri nibahabwa ubutunzi bw'umugabane wa kabiri nibahabwe kunezerwa by'umugabane wa kabiri mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha.